Muri Kigali amazu ahenze, ariko uyu munsi muri Rehema Real Estate twabazaniye inzu iri ku giciro gito cyane. Iyo mvuze igiciro gito ni inzu y'imari idapfa kuboneka. Uyu munsi duherereye hano Kicukiro mu Busanza, aho tubazaniye inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon ngari, salle à manger nini, ikagira igikoni kiri open ndetse ikagira parking ishobora kujya imodoka 3 kandi iri ahantu heza cyane muri neighborhood nziza. Mureke mbereke bimwe mu bigize ino nzu. Duhere ku bigize ino nzu duhereye hano hanze kuri design. Irebere nawe ino design nziza cyane, ni inzu igaragara neza cyane. Ibaze nawe ku giciro cya miliyoni 110 ufite ino nzu. Ni inzu igaragara neza cyane, ifite design nziza, inkingi nziza, amarangi meza. Mbibutsa ko ino nzu yubakishijwe n'amatafari ahiye. Iyi nzu rero uko mukomeje kwibona hanze hose irapavomye, ahangaha ni muri parking. Wakibaza ino parking ishobora kwakira imodoka zingahe? Iyi parking ishobora kwakira byibuze imodoka 3 kandi ziparkinze neza nkuko muri kwibona, ni hanini cyane. Dukomeje ahangaha ugenda ureba nawe ino design nziza, aragaragara neza cyane pe. Amarangi asize ino nzu ni amarangi meza ko namwe muri kwibona. Tukiva ahangaha ukomeze ureba ahangaha, design ni nziza cyane pe. Tukira ahangaha muri no parking ngira ngo muri kubona ino jardin nziza ifite amabuye meza anakikijwe n'indabyo nziza cyane. Dukomereze kuri terrasse y'ino nzu. Ngira ngo muri kubona amakaro ari ahangaha, ni amakaro meza, amakaro agaragara neza, akarusha tuzanandura vuba nkuko uri kubibona. Terrasse yacu ni terrasse ngari nkuko muri kubibona, ni balcon ifite umwanya munini kandi wisanzuye. Maze urebe izi nkingi ziri ahangaha, urebe ino design iriho, urebe ano marangi asize ahangaha, ni amarangi meza cyane pe. Ino terrasse akarusho kayo nkuko mukomeje kubibona, ni terrasse nini cyane ifite amatara meza, parafo nziza kandi igaragara neza. Tukiri ahangaha reba nawe imiryango iri ahangaha kuri salon, ni imiryango myiza kandi isirimutse. Tukiva aha ndeke dukomereze muri salon. Ni salon nziza cyane ifite amakaro meza agaragara neza, ni salon ifite wallpaper nkuko namwe muri kubyibonera. Wallpaper itanga ubwiza muri salon nkuko muri kubona, ni wallpaper isa neza, ukareba na plafond nziza gypsum ifiteho amatara meza cyane kandi agezweho. Tukiranga muri salon muri namwe ino TV stand nziza cyane kandi igaragara neza, inafite umwanya munini cyane. Ushaka kubyibonera TV stand inafite amarangi meza. Dukomereze muri dining hall cyangwa muri salle à manger. Ni salle à manger nayo nziza cyane, ifite umwanya mugari munini cyane pe, ishobora kwakira abantu benshi nkuko namwe muri kubyibonera. Ifite wallpaper nziza, ifite plafond nziza cyane n'amatara y'agahebuzo agezweho. Ngira ngo mwabyiboneye, salon nini, salle à manger nini kandi igaragara neza. Nyira ahangaha ku bantu bazi ibintu bisobanutse, muri iki gihe nta nzu idafite igikoni cyo mu nzu. Ariko se igikoni cyo mu nzu kiba gihari, wakibaza ibikoresho byaba birimo bimeze gute? Ahangaha turi mu gikoni. Nyira ahangaha muri kubyibonera muri background yanjye, ni igikoni cyiza kigaragara neza, gifite design nziza. Utubati ni twinshi nkuko muri kwibona, umwanya munini cyane uhagije, kuva ahangaha hose ukazenguruka n'utubati. Ngira ngo ibikoresho byawe ko byaba bingana byose ntabwo wabura aho bishyira, kuko utubati umwanya ni munini cyane pe. Nkuko muri kubyibonera sindi kubibabeshya, aha hose ni utubati, kuzamuka n'utubati. Ahangaha tuza kuhasanga lavabo, aho ushobora kogereza ibyombo byawe. Ngira ngo nawe ni umwanya mwiza bateguye. Ahangaha tukaza kuhasanga umwanya wa kuka, ngira ngo mwikunda amaprize yaragenewe kuva ahangaha kugira ahangaha hose, kuka yawe ntabwo uzabura wishyira. Ahangaha tukaza no kuhasanga n'undi mwanya mwiza cyane wa firigo. Igikoni murakiboneye, ni igikoni cyiza kandi kigezweho. Mureke dukomereze mu gikari cy'ino nzu. Dukomeze mu gikari cy'ino nzu, ni igikari nacyo kinini gifite umwanya mugari. Ni igikari gisize amarangi meza kandi kinafite amakaro ahantu hose. Ngira ngo ahangaha muri kubyibonera, gifite igikoni cyo hanze, kikagira lavabo yo hanze, stock yo hanze, akarusho kikagira inzu y'umukozi ndetse na dushe na toilette byo hanze. Umwanya wo kwanikiramo ni ahantu hanini kandi hagaragara neza. Dukomezanye no mu bindi bice byo imbere bisigaye. Dusigaje ibyumba by'ino nzu. Ifite ibyumba 4 bibutse, dushe na toilette 3. Ni ibyumba bigari binini. Ahangaha mpagaze ni cya cyumba dukunze kwita icyumba cy'umushyitsi, tuza no gusangaho na dushe na toilette umuntu uri muri salon ashobora kuza gukoresha. Dukomereze muri iki cyumba nacyo mu kirere.
Ni icyumba kinini nk'uko nakomeje kubibabwira, gifite amakaro meza cyane, ni icyumba gisize amarangi meza. Ni ahangaha ngira ngo muri kubyibonera, gifite design nziza. Ureba ano madirishya, ni amadirishya manini, uze no kureba ino design iri ahangaha, ni design nziza cyane. Amarangi asize ahangaha ngira ngo namwe murabibona. Iki cyumba ni icyumba cyiza kandi kinini, gifite n'ibikoresho byiza cyane, ngira ngo muri kubyibonera. Imiryango ni ya miryango myiza cyane kandi igezweho. Iki cyumba rero gikoresha na douche na toilette, usibye ko ibikoresho bikiri kwigwaho bizashyirwamo. Ni douche na toilette binini kandi bifite amarangi meza. Maze kurebana icyumba cya mbere, turabona n'ibindi byumba bibiri bisigaye. Nyihanganire, ni ibyumba bitatu bisigaye, bibiri bihuriye kuri douche na toilette, tukagira na chambre principale. Ahangaha turasanga icyumba cya mbere dusangamo no koridoro. Ni icyumba cyiza kinini gifite umwanya mugari, amakaro ni meza cyane nk'uko namwe muri kubibona. Amarangi asize ahangaha ni amarangi meza, amadirishya ni manini, ushobora gufungura ukakira amahumbezi mu cyumba cyawe kandi ugoye. Dukomereze ikindi cyumba cya kabiri cy'ahangaha. Iki ni icyumba cya kabiri, ni icyumba cyiza kinini nk'uko mwakomeje kubibona. Ibyumba biri ahangaha byose ni binini cyane, bifite umwanya wisanzuye. Ahangaha turasanga iki cyumba gisize amarangi meza kandi agezweho, anagaragara neza cyane. Turebane douche na toilette ibi byumba bihuriyeho. Iyi ni douche na toilette ibi byumba bihuriyeho. Douche na toilette ifite amakaro meza cyane, ndetse ngira ngo muri kubona umwanya ni munini. Turebane chambre principale kuko niyo isigaye. Ni chambre principale nini cyane ifite umwanya mwiza, ariko mukomeze mugende mureba utuntu n'utundi. Mureba amarangi arimo no koridoro, murebe umwanya wose ugira ahangaha. Ni umwanya munini, koridoro irisanzuye cyane. Ahangaha ndi ni muri chambre principale. Ni chambre principale nini cyane pe, irisanzuye. Abantu benshi bakunda ibyumba byisanzuye, ino nzu ntibacika ko ibyumba byose birisanzuye. Uriya amakaro arimo na chambre principale ni amakaro meza atandura vuba. Uriya amarangi asizemo ni amarangi asize neza cyane. Akarusho, iyi chambre principale ifite garde-robe nziza cyane. Iyi garde-robe ifite umwanya munini cyane, igaragara neza kandi nziza. Unarebe kuri plafond y'ino chambre principale, ni plafond nziza cyane ifiteho design nziza ndetse n'amatara meza. Akarusho, ino chambre principale ifite terrasse, ni terrasse nziza kandi igaragara neza cyane. Irebere nawe ino terrasse nziza, ushobora kubyuka wicara ahangaha n'umukunzi wawe cyangwa se niba uri wenyine. Ni nziza kandi ni ngari, inafite umwanya mwiza, ushobora guhita utuma usohoka hanze turi ujya kuzenguruka muri salo cyangwa ahandi. Irebere nawe ino view iri ahangaha ya Busanza, ni view nziza, uri kureba urugo rwawe neza, uri kureba ya jardin nziza inagaragara neza cyane. Muri douche na toilette bya chambre principale. Douche na toilette ifite amakaro meza, nini cyane, ifite umwanya wisanzuye nk'uko namwe mukomeje kwibona. Iyi nzu rero ni nziza, ahantu hose umwanya urisanzuye. Mbibutse kandi mbashimira ko mwakomeje kubana natwe, mbibutsa ko ino nzu iherereye hano Kicukiro mu Busanza, ikaba iri kugurishwa. Ni inzu nshyashya ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salo, salle à manger, igikoni cyiza, igikari cyisanzuye. Ahantu hose mwagiye mubyibonera, ino nzu irisanzuye cyane pe. Ifite design nziza hanze, ifite parking ushobora kujyamo imodoka byibuze 3 kandi ziparkinze neza. Iyi nzu iherereye Kicukiro mu Busanza. Nabibabwiye ni imari kuko igiciro cyayo ni gito cyane, miliyoni 110. Ibaze nawe ku giciro ukatura muri ino nzu nziza cyane, iri muri neighborhood nziza, aho uri kureba view yawe neza. Nibacike mukomeze mudukurikirane muri amazu tubazanye kuri Rihima Real Estate. Mbibutsa komeza gukora like, share and subscribe.